bagucunge kwa muganga iyo kwaje ngo uheruka imiti ryari inshinge niki bagufata amaraso kuko ufitemo resistance muri amaraso yawe. Ibi byose rero umwanzi abikoresha gute? Nuvuga ngo ubuzima bwacu hanini bushingiye kandi buca mu byo turya n'ibyo twakira no mu mwuka bikaza muri twe kandi bikanatwangiza. Abenshi burya uzasanga bikomoka ku mirire. So rero umurozi aho hantu bano bacawe abarozi bo mu kirere b'abadayimoni bati bakaracyo bareke barye proteine bashyiraho na fruit. Yego, ariko natwe dushyiremo ibintu byacu, dushyiremo ubufindo bakarwara mu nda bagapfa bagashira. So rero kugira ngo ubashe kurinda ubuzima bw'umuryango wawe no kwirinda ubwawe no guhagarika imbaraga zawe, burya abarozi bo paretingira mu gikoni ku rwego rutarabaho. Hari ibintu bitatu utagomba kuvana mu gikoni cyawe, ariko nubwo binahaba ukanabisengera. Byambere ni isengesho twaryumvise. Yego, nimba ivuga hari abantu baza kufatira ko pastor ngiye kubwira ikintu nakoreye ubushakashatsi kandi nzi neza nasenze Imana irampishurira kandi icyo kintu abarozi baragitinya. Ni ikihe rero? Cyambere abarozi batinya umunyu. Apana wo ku nyanja njya mbona hari uwari wose witwa umunyu, nta murozi wisukira. Kuko umunyu ubitsemo mu gukura ikintu k'umuvumo. Rero ni byiza ko umugabo, umugore, umuntu wese ijya usengera umunyu uri mu nzu yawe wo mu gikoni. Sikaroko ariko utamenya wa mugane. Abantu benshi ntabwo ndashwiragiza, hari ibintu ngomba gukora. Baravuze icyo gihe bivuga ngo amazi ibintu byarapfa bati muzana umunyu n'urwabi. Amena mu mazi ntiyongera kurura. Amavuta kifite imbaraga zo kwimika kurinda. Aha nge nigeze gukora ikintu kimwe. Umuntu agira ikibazo pe isambuye ntibayigura. Yego. Ndavuga ariko ubwo mbitegetswe n'umwami reka mbikore. Ndayafata ntabwo yanjye ngo ngibangurire rayo reka. Nifatiye vaseline yo ku muhanda hari. Aya yo kwisiga. Nabonye mbonye sa amavuta suruhu ntirukanyarare. Igenda usuke muri uwo murima wawe. Yamaze kuyasuka umukireta yinjira aragora. Ataruka amavuta azana abakiriya ahubwo akanwa kanje karemeye amavuta kuzana ibyo bintu. Urumva zapa zo gusenga bwabye amavuta rati icya gatatu kwe gusengera kugira ngo umurozi ntahanyure bakunze guca mu amazi yo mu gikoni yawe. Noneho fata amazi yawe uri bukoresha yasengere. Operasi ikomeye kandi ukayikora mu gihe gito cya bucece widepurasa amavuta amazi. Noneho rero iyo ubana n'umuntu utamwizeye uzi ko akora ibindi bintu cyangwa mutura imbaraga icyo dukora ni icyo dufata y'amazi ugafata y'amavuta ugafata na kakunyu warangiza tumva musimbuka hani muhasimbuka ukimanikira icyuma ukigendera ukagenda ukaryama. Rega bose ni imihango n'imitongero mukorera aha burya inukuri iyo satana buriye mpumurara akinjirira igikoni abayinji uzi neza ko hari n'igihe mutongana mugiye kurya ku kantu gatoya mwakundanaga ariko ntipfuye kugera ku meza. Umunyu wabaye mwinshi. Umunyu w'ikimura ushobora no gupfa na papier hygienique kandi mu bintu mugiye kurya papier hygienique ntabwo irimo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, ntabwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abuhejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Nkifurije kugira ibihe byiza aho uri kutureba ni Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Reka nkubwire ngo ntabwo uzicuza kudukurikira. Imana igumugisha cyane. Amazina yanjye nitwa Jerry, abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda reka tubabwire ngo Imana ibahe umugisha cyane n'abakoze subscribe. Umushumba waramutse neza?
aramutse amahoro, ndashima n'Imana, ndanezerewe. Ni byiza cyane dusoza cya cyumweru cy'ubwenge n'ubuhanga, ariko abantu benshi bakomeje kujya bibaza mu bintu byose uvuga ukora, ariko nk'umuntu uba ufite famiye ye, ubuzima bwa famiye buri mu biganza bye, kuko nyine abazayibazwa kuko ayikorera, ni ibiki umuntu yakora kugira ngo arinde famiye ye, yaba mu bifatika yaba mu by'umwuka se nimba bihari, ariko cyane cyane ibintu by'ingenzi cyangwa se bimwe na bimwe abantu batajya batekereza ko bishobora kwangiza imiryango yabo, ni ibiki? Ndagira ngo tuganire kuri uyu munsi, ntago njya ntinda ko turitegura kujya muri bya bicaniro, baza kubyumva ku mugoroba no turakomeza wa murimo, ariko mfite ikintu kimwe cyonyine numva nasangiza abantu b'Imana. Yego. Twavuze kuri telefone, twavuze ku muryango, twavuze ku mafaranga, yewe sa nkaho kino cyumweru ijambo inzozi ntarihinguye, kuko turimo turitegura amasengesho y'igihembwe. Yego. Kuko mu kwezi kwa kane tuzasenga amasengesho y'igihembwe afatika. Uti gute rero? Yego. Uyu munsi ndifuza ko nsoreza ahandi hantu, ariko nsigaje ahandi hantu habiri uzanyibutse mu cyumweru gitaha. Okay. Tuzavuge mu cyumba cyo kuryamamo, tuvuge mu ruganiriro no muri business, aho abarozi bawuparitingira bya bintu byabo byose. Yego. Uyu munsi ngiye kuvugira ku kintu bita igikoni. Uko biri kose ntawe utagira igikoni, kibi cy'abasirimu, kibi cy'abaciriritse. Yego. Imbabura yo ku rukuta, naho umuntu ategurira ibyo kurya gusa. Mu buryo bugaragara, Imana yabitse imbaraga z'umubiri mu byo kurya tugomba gutegura. Biribwa ari bibisi, biribwa bihiye, bishingiye ku nyama, bishingiye ku mboga, urabizi byose biteguye mu buryo butatu: bitera imbaraga, birinda indwara, n'ibiki byose biraho, n'ibitera ingufu. Indyo yuzuye nyine, harimo proteine, harimo za macro, byose indyo yuzuye, n'ibindi harimo na za mbuto zose, bivuga ngo aya mavitamine n'amacells cyangwa na za zinc bituma tubaho, yabibitse mu byo kurya tugomba kurya. No kuvuga ngo iyi nzira y'ibiryo ikaba n'inzira imwe y'indwara zitandukanye, bitewe n'uko byateguwe n'aho byateguriwe. Yego. Aho hantu rero hagomba guca ibyo kurya, ntabwo Satani yahatangwa, kuko icyo yifuza no kubabaza umwana w'umuntu. Igikoni rero kikaba ari ikintu Satani akunda guhagararamo, akanduza ibyo kurya, ntibihinduke uburozi bwatuma bajya mu bapfumu kuvuza n'ahandi, ariko nibura bikagutera uburwayi mu mubiri, amadiyabete, amasukari twavugaga, ariko si n'ibyo gusa, no kuribwa mu nda hato na hato. Rero Satani agomba kooperatingiraho kugira ngo yangize amazi yaho, yangize amavuta yaho, yangize ibikoresho byaho, mbega noneho ku buryo rwa rugo. None se tuvuge nk'amacinya ziva he? Ku mwanda. Korera ziva he hese? Mwanda. Za samona shigera zirana wowe imvuga kandi baganiriza n'ibindi byinshi. Ku buryo usanga abantu dufite indwara za microbe zishingiye ku byakatuzaniye, bikazana vitamine dutunga, bikazana amaproteine aturinda, noneho hakanazamo n'indwara. Yego. Rimwe na rimwe Satani agomba kooperatingira muri icyo gikoni. Ubyango byemere, n'uwo muvumo wucisha aho ngaho, kugira ngo ko nongere mbigarukemo, nshuti y'Imana, Satani yanga umuntu Imana yaremye, akakorera mu ndyo yuzuye cyane rwose. Ntibikubuza gufata imbuto, ariko hajyemo na twa mibe. Indyo yuzuye igizwe n'ibintu bitatu: ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, n'ibirinda indwara. Ariko hinjiramo n'ibyo. Yego. Twageze ku rwego turya inyama, bakima inka bakayitera penicilline, bagocya bayibaga. Yego. Uzanacunge kwa muganga, iyo kwaje ngo uheruka imiti ryari inshinge n'iki, bagufata amaraso, kuko ufitemo resistance muri amaraso yawe. Ibi byose rero umwanzi abikoresha gute? Nuvuga ngo ubuzima bwacu hanini bushingiye kandi buca mu byo turya n'ibyo twakira no mu mwuka, bikaza muri twe kandi bikanatwangiza. Abenshi burya uzasanga bikomoka ku mirire. So rero umurozi aho hantu, bano bacawe
cawe abarozi bo mu kirere b'abadayimoni bati ntacyo bareke barye poroteyine bashyiraho na furuwi yego ariko natwe dushyiremo ibintu byacu dushyiremo ubufindo bakarwara mu nda bagapfa bagashira so rero kugira ngo ubashe kurinda ubuzima bw'umuryango wawe no kwirinda ubwawe no guhagarika imbaraga zawe burya abarozi bo paretingira mu gikoni ku rwego rutarabaho hari ibintu bitatu utagomba kuvana mu gikoni cyawe ariko nubwo binahaba ukanabisengera. Ibya mbere ni isengesho twaryumvise. Yego. Nimba ivuga hari abantu baza kufatira ko pastor ngiye kubwira ikintu nakoreye ubushakashatsi kandi nzi neza. Nasenze Imana irampishurira. Kandi icyo kintu abarozi baragitinya. Ni ikihe rero? Cyambere abarozi batinya umunyu. Umunyu. Apana wo ku nyanja njya mbona hari. Uyu wari wose witwa umunyu. Nta murozi wisukira. Kuko umunyu ubitsemo mu gukura ikintu k'umuvumo. Rero ni byiza ko umugabo, umugore, umuntu wese ijya usengera umunyu uri mu nzu yawe wo mu gikoni. Sikaroko ari ukutamenya wa mugane. Abantu benshi ntabwo ndashwiragiza hari ibintu ngomba gukora. Baravuze icyo gihe bivuga ngo amazi ibintu byarapfa bati muzana umunyu n'urwabi. Amena mu mazi ntiyongera kurura. Yego. Wajya mu gitabo cy'Abaheburayo bavuga ngo nuko ngo ivu ryiriza n'ivu rindi rivanze n'umunyu byahumanuraga umuntu. Umunyu uzi ikintu kubora. Umunyu utuma ibintu biryoha. Nese bavuga ngo muri umunyu w'isi. Yego. So rero ikintu cyitwa salt, umunyu mu gikoni cyawe ukawukuremo. Jya uraza mu gikoni wawe usengeye. Yego. Wimara guteka ngo ujye kubika urara mu gikoni. Ushaka uri mwishashi. Ariko bigira imbaraga ryari suko uhatereka gusa. Wahaterekanye isengesho. Kuko dayimoni atinya isengesho akanatinya n'uwo munyu ntabwo ari buhakandagire. Bizagira imbaraga nyinshi. Uraburi safe y'ibiryo byawe. Kuko wa munyu uzajya no muri byabyo. Ariko uranahura narinze burya. Yego. Urabona se ahantu umunyu uri hano ishishi zihajya. Ntibibaho. Bizakinira ku isukari abikina handi. Umunyu ikintu. Akuzatinya umunyu ushyira ku gisebe gutya amaraso agahita ahagarara. Hakabanza hakava amaraso asa nk'ifuru wabibonye. Ukanya akaba arahagaze. Umunyu uravura rero. Birabanza bikakurya koko. Kuryana ni ngombwa ariko. Cyo ni ihame. Ni ikimenyetso cy'umutuvura. Ntacyo binatwaye ariko burya aho njya bantera ishinge batari ko birababaza niwe ntera ngende. Cyo kuba barasimi barose kacyo twamenyereye. Abaro n'igisubizo cyaho ngaho. So ndashaka kumva the power of salt. Nino ndigisha bino bintu byo kumenya kurinda ubuzima bwawe. Icyo kintu wacyumvise. Ukawubika ariko wawusenge. Ushaka ubeneza, ushaka ibiki. Ariko usengere ubu ufite mu nzu, uburekere hahandi. Hahandi ugomba kuba. Hamwe utekera. Cyangwa uburekere aho wabitse ibyo kurya byaraye. Aho wabitse ibyo kurya byawe. Uwo munyu ubuhari. Byaraye. Ariko ubu hari gute? Wana usengeye. Yego. Cyo wacyumvise? Nacyumvise. Nta muruzi uzakandagira aho hantu. Apana wo kumbwira mu nyanja no. Kabiri. Amavuta yawe. Simvuga yerayo. Ayariyo yose apfa kuba ari amavuta ukoresha hehe mu nzu mu gikoni yawe. Yasengere. Wirukaneho imbaraga mbi. Urangiza uyatekeshe unayasige mu gikoni cyawe. Amavuta rero. Kamavuta nayo. Namwe mu burinzi Imana yahaye abantu mu kuturinda. Amavuta yimika abami. Yego. Amavuta ari umwuka wera. Soro abarozi batinya ikintu cyitwa amavuta yasengewe. Ayo makuru ndayatahanye. Yes. Ugasenga ukayaturuka yarambika ukigendera. Byonyine kubera isengesho n'agaciro kayo mavuta. Nta dayimoni rubuze kuroga ibyo kurya biri muri iyo nzu. Kuko bategeza bya bindi bishaje. Kuburya abadayimoni buryo ubundi. Bawuparetingira ahantu henshi. Nakubwiye hamwe ku matelefone unendi mu gikoni. Utanza kubwira muri chambre, utankubwire muri salon, utankubwire muri toilette, utankubwire muri business. Yego. Utanza kubwira handi hantu.
kandi nima kubwira utabumirwa noneho nzumirwa. ni ukuvuga ngo icyo cy'amavuta gifite imbaraga zo kwimika kurinda. Aha njye nigeze gukora ikintu kimwe umuntu agira ikibazo pe isambu ye ntibayigura yego ndavuga ariko ubwo mbitegetswe n'umwami reka mbikore ndayafata ntabwo njye ngo ngibangurire rayo reka nifatiye vaseline yo ku muhanda hariya aya yo kwisiga nabonye mbonye sa amavuta suruhu ntirukanyarare igenda usuke muri uwo murima wawe yamaze kuyasuka umukireta yinjira aragora ataruka amavuta azana abakiriya ahubwo akanwa kanjye karemeye amavuta kuzana ibyo bintu urumva za pawa zo gusenga bwabyo amavuta arati icya gatatu ukwiye gusengera kugira ngo umurozi ntahanyure bakunze guca mu amazi yo mu gikoni yawe. Noneho fata amazi yawe uri bukoresha yasengere yatureho nurangiza uyashyira aho hantu kuko amazi nayo ni umuti uhumanura ni umuti uvura na Yesu yari yakoresheje. Rero igikoni kirimo umunyu wasengewe kirimo amavuta yasengewe kirimo amazi yasengewe ni ukuri nta na mikorobi hakorosinga nta icara umuroza buri nzira aburi dirishya acamo ajya guca agasanga amazi wawe ndaramira tu yajya guca kumara agasanga umunyu teho ntabwo byoroshye amavuta ati ndashya tu ukamutangatanga. Yes. Urimo uranyumva? Ndi kukumva cyane. Urimo urankurikira? Ndagukurikiye. Ibyo bintu bimaze kubitunguka bisengera umurozi ntamenya ahantu anyura ntiyabikandagiramo. Sinigeze mvuga ubuki jyeweho nta n'amata ndi buvuge ndivugira ibintu bitatu gusa. Icya kane mu buzima niba bigushobokera ngiye kuvuga ibintu bikomeye niba bigushobokera yenda ejo uzoza ibindi byombo ariko ntukaraze ibyuma byawe biriho umwanda. Ibyuma bikarabye ibyuma bwo yoza uri kuvuga ibimeze bite ibikati biryo yego ucyukureho wa mwanda ukimanike uvuga amagambo biri ngo mana iyi niyo nkota wampaye iki cyuma cyanjye gihagarariye ijambo kandi hari ijambo nta murozi uhakandagira nta dayimoni nta ndwara nta kibazo cy'igikoni kirinzwe n'ijambo kirinzwe n'amazi kirinzwe n'amavuta kirinzwe n'umunyu kirinzwe n'inkota. Ubwa mbere mbyumvise none kari cyo busumwa bw'aberetse ko tuvuga twebwe cyane aha ni naho banakuroga bugacya ntugire icyubuka rwa radiateur ariko natewe n'akadiyare mu gitondo kumba Imana yakoze gahunda kandi nuko Imana ibikora izo ni imbaraga ndi kukubwira abantu bakoresha. Turimo turagenda operasiyo ikomeye kandi ukayikora mu gihe gito cya bucece widepurasa amavuta amazi. Noneho rero iyo ubana n'umuntu utamwizeye uzi ko akora ibindi bintu cyangwa mutura imbaraga icyo dukora ni icyo dufata y'amazi ugafata y'amavuta ugafata na kakunyu warangiza tumva musimbuka hani muhasimbuka ukimanikira icyuma ukigendera ukagenda ukaryama. Rega bose ni imihango n'imitongero mukorera ahandi aha burya inukuri iyo satana buriye mpumurara akinjirira igikoni aba yinji uzi neza ko hari n'igihe mutongana mugiye kurya ku kantu gatoya mwakundanaga ariko ntipfuye kugera ku meza umunyu wabaye mwinshi umunyu w'iki ushobora no gupfa na papier hygienique kandi mu bintu mugiye kurya papier hygienique ntabwo irimo ntaho urabyumva byabaye abantu bapfuza bagateka ubugari bagiye kurya n'isombe bagera bagapaka babikunze mugapfa umwana wahagaze ku muhanda ubwo ibiryo bikaba erega iyo mvuga abarozi bajye bajya beyond bumva icyo nshatse kuvuga ntabwo ari abangaba batanga ibintu nk'ubu tuvuge witekeye agasombe karimo ikinono kuba cyemera kuba kirya ngagikunda batetse ubugari ku ruhande kubera twa tubaro tuba turimo imbere umusokoro batetse ubugari ku ruhande. Umuhanga mu guteka burya ntabwo agabura ubugari bwonyine afite n'umuceri cyangwa afite ifiriti hari akantu kaba kari ku ruhande muza kurenza ko ubugari ntibutinda hari igihe ushobora kuburya ukabita ubona gutwara kandi burya nkosore n'abadamu nyaboneka uko wakunda ubugari kose ugira aga chips ku ruhande cyangwa agaceri ariko
gira ikindi kintu uteka cyangwa ibirayi bitogoshe akariho kabe kagize gute gahari n'ibishyimbo hara ku ruhande umva urakarabye we n'umudamu mugiye guseka mwakundanye mukaba mwapfa umwana usuriye muri salo atari ko nk'uyu mwana atari kumushaka iki ati mpfa kubashyigikira rero mwari mugiye kurya mufite apeti ariko satani kubera ka kantu ko kubagonganisha ngo ibyishimo byanyu bituzura akutanyumva bangukurikiye ibyishimo bitagira gute bituzura mwari muteka nimusangira muganira muryohewe muri buze no guhuza nimujya no kuryama mwongere munahuze ntabwo abishaka noneho nimunahuza munasinzire neza yego mubyuke mwongera guhuza mujya mu kazi hoya neza ntabwo abikunda wabihashye ryura arungiye ngo ntukane stress ngo byo ngo ntukane stress burya bagutera ko mada ukabona izi ntonganya zivuye ku bityo bitetse nabi ahubwo nakantu satana kereye agashyiramo hagati wa mwuka mwiza wo gusangira ku meza n'abana wari gusoza umugabo ajya kuryama n'umugore bakaganira ikiganiro cy'abakuze bagasinzirira muri love ndagukunda bakabyukira mu mahoro noneho ubwo bagiye kuryama bose umwe yabyimbye kandi mbere yuko bishya nta kibazo cyari gihari ubona abantu benshi kurya rero nacyari umusiribateri azi ko ari urugo ujyamo ukabona umwana aje kurya abandi baryamye ukabona aje kurya abandi badahari ntabwo ushobora kubona ameza bashyiraho hakaza kurya ubishaka ntibahohurire kandi bagombye guhurira ku meza baseka basangira ibyo ntabishaka izo rero ni power bahita ngo ni separation powers satani ko atangira gutandukanya abantu yego ashingiye ku mirire n'ibyo mu gikoni rero iyo wasengeye bino bintu hari abandi bongeraho ibindi bintu ariko njye mbona ari ibintu biri aho byo guhimbahimba ngo ibitunguru n'icyoya n'ibyo gihe bine nkwibwiriye umunyu uhagarariye guhumanuka amavuta ahagarariye mu kweza no gutanga ubwami yego amazi ahumanura n'icyuma gisobanura ijambo ry'Imana ukongeraho isengesho yego kandi wabiguze ubikunze ariko ko satani ukuntu aroga ashobora gushyiramo na za ndwara twavuze ariko ntashobora no kudashyiramo indwara agashyiramo wa mwiryane hagati yanyu biriya bintu kubanza byababaza ufite apeti wa cyangwa agasanga yashyize mu gashwana uko se nagize kubaza umuntu ariko buri gihe ku cyo mugiye ku meza mutongana tuzajya dupfiki ati buriya mu kanya dupfuye iriya shene bashyizeho ya televiziyo cyangwa telekomande gusa ibintu nguye ngo mushyire umwiryane ari wowe si amakuru ngo urayakeneye ibitente by'umwana ngo nashyiremo katuni yo kuri ubwo bugari bagatangira kurya bagira gute barwana cyangwa se bagombye gukata akagari ka mbere ugakoza mu isombe ugatamika sheri none uzamutamika mutangiye gutongana ntabwo bikunda wamvaho se ngo byumva kandi ari bwa bumwe nyine adashaka ko mugira wamvaho se nyine ngo ngo nguzanye ugiye gutoragura aho ngaho hari n'igihe umuntu umuhaka yakagutuka ahubwo yego ati bizana ni ibiki ariko Sirasi nawe urahaza ko afashijwe Sirasi nuko abisobanukiwe aricyo biza ubundi wagombye guhita akikuzanira ibiryo ugafata agakafiriti kamwe ugakoza mu gasupu ashera kirarya ararya gute kandi muri mu miguruko mupfuye televiziyo mupfuye telefone isonye cyane yego nta n'ikindi murapfuye so rero buri gihe satani ahantu hose dukura ibyishimo agomba kuhadushakira umubabaro ntago yifuza ibyishimo ntakeneye ko wishima ntakeneye kunyurwa muri make dayimoni ntigikenera ko uwishimira ibyo ugezeho yego ubiryana amarira bane nk'amarira byendere nk'amarira uhore mu mabaro udashira so rero iyo ukoze iyi protection yawe yego nta kibazo urugo rugira nta gahinda nta ngorane ingaruka abantu ntibagisangira ntibagihurira ku meza inkono n'imwe ntashaka ko bahura ntashaka abantu bahuza ntashaka ko bagwiza urugwiro niyo babigize gutya bishushanya ko haje abashyitsi yego ugasanga nturimenye ko burya ukuntu iyo mukuze musangira unamenya ko abana bawe bahaza cyane ariko ntumenya ngo ari ikintu ngo yatoraguye ibiki byose ugasanga ni impamvu ikindi cya kabiri satani abagira ngo akate communication ko buriya mu mbaraga zituma tubasha gutsinda icyaha no gutsinda ubuzima bubayeho nuko tugira ikiganiro mu bintu bya mbere rero satani agomba gukatinga off communication so rero ko nusenga gutya abarozi abadayimoni indwara ntibazigira babona icyerekezo cyaho yego
ujye uzirikana ko satani akunda imyanda. Burya hari abadayimoni babereho kwibera mu bintu by'imyanda. Ugerageza gukora isuku ibyo ukora. Ubwo n'abatagira isuku bumvireho nyine. Burya muhamagara satani nzamubwira ukuntu yitwaho umunyamwanda. Kuko burya umunyamwanda ahantu uri, satani ari yaranja umwanda ukaba ku muntu ugira isuku. Umugabo akaba akunda isuku, umugore yikundira umwanda. Kugira ngo mujye muhora mutongana. Muhore mutukana gusa. Bega ntimupfe ibiryo, mupfe umwanda. Igikombe nicyogeje. Ahita gutuka ati wacyogeje nawe se nturaho ngo nkurusha amaboko. Yego. Sirasa maravuga. Yafashijwe ingingo yamufashije. Mugapfa icyo kintu cyonyine. Cyangwa ugasanga umugore akunda isuku ariko afite umugabo babiri hanze ujugunya habonye. Ugasanga isogisi rimwe n'uburoso bw'amenyo n'inkweto na siraje n'amarangi. Ati ibintu ni ibiki? Bega mugahora mutongana muzira ibyo bintu. Yego. Uranyumvise buriya? Nakumvise. Bifurije umugisha w'Imana. Sinde tuzafasha no gusenga. Uyu mudayimoni nta wundi nuko musengera. Byanze muduhamagare, tuhasengere, tuhanoyitinge, ariko jya usaba Imana kwishimira ibyiza ugezeho. Shalom.